Ndagira ngo munyemerere nongere mbasuhuze abakunzi b'ibiganiro byacu. Tugiye kumarana umwanya muri kino kiganiro turebera hamwe ibisubizo by'ibibazo bikunze kwibazwa muri iyi minsi ku bigendanye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abayobozi bungirije bahinduriwe inshingano. Rero hari ibibazo bibiri bikunze kwibazwa cyane, aho bamwe bagira bati ese abayobozi b'ibigo by'amashuri batazabona imyanya yindi bazajya gukoraho nk'uko bavuze ko bazabahindurira inshingano bakabagira abarimu bakajya kwigisha ibijyanye n'ibyo bize. Rero hari abibaza batese abayobozi b'ibigo by'amashuri bazabura imyanya yo kwigisha bo bizagenda gute? Ese bazakomeza bahembwe? Icyo ni ikibazo cya mbere. Icya kabiri ni ibijyanye n'ibizamini by'icyongereza ku barimu bose, aho banavuga ko abarimu batazatsinda icyongereza bazahura n'ibihano bitandukanye. Turagira ngo turimo turibaza tese iri tangwa ry'ibizamini ubundi kuki bahisemo kubitegura bakabihereza abarimu byakomotse he? Ngira ngo rero ibi bibazo uko ari bibiri tugiye kurebera hamwe ibisubizo byabyo twifashishije igazeti yasohotse mu mwaka wa 2024. Ngira ngo ni igazeti cyangwa se stati nshya y'abarimu ibisobanura neza ikizakurikiraho mu gihe abarimu batsinzwe icyongereza ndetse n'ikizakurikiraho ku bayobozi b'ibigo by'amashuri n'abungirije batazabasha kubona aho bakora cyangwa se umwanya wundi bajya gukoramo. Rero turareba mu igazeti nshya cyangwa se muri stati nshya y'abarimu, turareba ingingo yaho ya 46 turahera kuri 45 ndetse na 46 nizo ngingo zibisobanura neza zikavuga ibizakurikiraho ku bijyanye n'abayobozi b'ibigo by'amashuri batazabona ahandi baberekeza. Ngira ngo rero turahera ku ngingo ya 45 yo muri iyi gazeti nshya cyangwa se muri stati nshya, aho ingingo ya 45 ivuga isuzumamikorere rusange ry'abayobozi. Agace ka mbere kaho ngo Minisiteri ifite uburezi mu nshingano ikora buri myaka 3 isuzumamikorere rusange ry'ubuyobozi bw'ishuri ngo n'umuyobozi w'ishuri wungirije hagamijwe kugena niba bakomeza kuyobora cyangwa bakurwa ku nshingano z'ubuyobozi. Ngo abayobozi b'ishuri b'ibigo by'amashuri ndetse n'abayobozi bungirije ngo bakorerwa isuzumamikorere nyuma y'imyaka 3 kugira ngo barebe niba koko bazaguma mu nshingano cyangwa se niba bazikurwamo. Ibyo ni ibiri muri stati nshya y'abarimu yasohotse muri 2024. Hanyuma kabiri yaho iravuga ngo Minisiteri ifite uburezi mu nshingano ikora isuzumamikorere ry'umuyobozi w'ishuri n'umuyobozi w'ishuri wungirije basanzwe mu nshingano z'ubuyobozi ngo kandi bakaba bari bamaze nibura imyaka 3 ku buyobozi mbere y'uko iri teka ritangira gukurikizwa. Urumva iyi niyo mpamvu yatumye bashyiraho ririya suzuma bari bakorera nuko byari biri muri stati nshya. Hanyuma ingingo rero ya 46 yo ivuga ibijyanye n'ibihano bizakurikiraho ku nyuma ya ryasuzuma bamaze gukora. Rero ingingo ya 46 iravuga ngo kwirukanwa cyangwa gukurwa ku mwanya. Icya mbere bahise bahera ku barimu ngo umwarimu warangije isuzumwa agomba gukora ikizamini cy'icyongereza nk'ururimi yigishamo cyangwa se rwigishwamo ngo buri myaka 3. Umwarimu utsinzwe inshuro 2 zikurikiranye arirukanwa. Ngira ngo ahangaha nta comment twashyiraho kuko baravuga yuko ngo ubundi mu nyigo zabanje hejuru hari aho bavuga ko ngo buri myaka 3 abarimu bagomba gukorerwa isuzumamikorere nabo bakagaragaza ko inshingano bazirimo neza, noneho ngo basanga ari nta makemwa bakabarekera mu kazi. Hanyuma nanone bakanavuga yuko ngo kuri buri nyuma ya buri suzuma, urumva ni buri myaka 3 n'ubundi ngo bagomba guhita bakora n'ikizamini cy'icyongereza. Icyo kizamini cy'icyongereza rero ngo iyo umwarimu agitsinzwe nibura inshuro 2 zikurikirana icyo gihe ngo arirukanwa. Iki ntabwo turi bugitindeho. Tujye hasi rero noneho ku bayobozi b'ibigo by'amashuri noneho uko bibagendekera igihe batsinzwe
cyangwa se bagize amanota makeya muri ya masuzuma bakorewe. Ngo umuyobozi w'ishuri cyangwa umuyobozi w'ishuri wungirije akurwa mu mwanya w'ubuyobozi bw'ishuri iyo isuzumamikorere rusange rigaragaje ko adashoboye kuyobora. Aka kabiri ngo kandi akurwa mu mwanya w'ishuri ngo agaragaweho amakosa yo mu rwego rw'akazi yatuma ahanishwa igihano cyo mu rwego rwa kabiri. Ngo cyangwa kandi ahagaritswe by'agateganyo mu kazi. Hanyuma turebe kuri gatatu yaho ku gace ka gatatu k'iyo ngingo ya 46 ngo umuyobozi w'ishuri cyangwa umuyobozi w'ishuri wungirije wakuwe mu mwanya ahabwa umwanya wo kwigisha ujyanye n'ibyo yize iyo hari umwanya muri iryo shuri ry'uburezi bw'ibanze cyangwa ahandi hose. Urumva wa muyobozi ngo wakuwe mu mwanya kubera ko adashoboye kuyobora, ngo ahabwa umwanya wo kwigisha bijyanye n'ibyo yize mu burezi bw'ibanze cyangwa se bw'amashuri yisumbuye aho ariho hose. Hanyuma rero wakwibaza utese iyo nta mwanya wabonetse bigenda gute? Iyo nta hantu babonye bamwerekeza. Rero hano bahita babisobanura neza kuri 4 y'iyi ngingo. Baravuga ngo iyo nta mwanya ubonetse, umuyobozi w'ishuri cyangwa umuyobozi w'ishuri wungirije wakuwe mu mwanya ashyirwa ku rutonde rw'abakandida bategereje guhabwa akazi, ngo kandi agashyirwa ku rutonde rwa mbere. Urumva ngo niba babuze aho bamujyana bakamuburira kandi kazi, ngo bamushyira kuri waiting list, ku rutonde rw'abategereje guhabwa akazi, ngo kandi bakamushyira mu ba mbere. Aha noneho bakwibaza se niba atari gukora bakaba bamushyize kuri waiting list, ese bazakomeza bamuhembe cyangwa bizagenze bite? Ibyo turabisanga hasi mu ngingo mu gace gakurikiyeho kuri 5 y'iyi ngingo ya 46 ngo umuyobozi w'ishuri cyangwa umuyobozi w'ishuri wungirije washyizwe ku rutonde rw'abategereje guhabwa akazi agira uburenganzira kuri 2/3 by'umushahara yaragezeho mu gihe cy'amezi 6. Urumva ahangaha baravuga ko niba wa muyobozi bamushyize kuri waiting list, urumva nta kazi yabonye ko kamujyana ahandi, igihe ngo bazakomeza bamuhembe, ngo bamuhembe 2/3 by'umushahara yahembwaga yaragezeho, ngo ariko bakaba bimuhembe mu gihe cy'amezi 6 gusa. Ahangaha numva byumvikana neza cyane. Ngo iyo nyuma y'amezi 6 umuyobozi w'ishuri cyangwa umuyobozi w'ishuri wungirije adahawe akazi ko kwigisha, umushahara we wa 2/3 yagenerwaga cyangwa se yahabwaga urahagarikwa, ngo ariko agakomeza kuba ku rutonde rw'abategereje guhabwa akazi mu gihe cy'amezi 12 adahembwa. Noneho ngo bya 2/3 by'umushahara yaragezeho ngo bazabimuhemba mu gihe cy'amezi 6 mu gihe ari kuri rwa rutonde rw'abategereje kuzahabwa akazi. Noneho ngo y'amezi 6 nashira wa wundi atarabona akazi, na yandi bamuhaga 2/3 by'umushahara we bazayahagarika, hanyuma ngo agume ku rutonde rw'abategereje n'undi guhabwa akazi ya waiting list ariko adahembwa. Urumva umushahara uzahagarara nyuma y'amezi 6, noneho agume kuri list ya waiting ariko adahembwa. Noneho hanyuma ya waiting list nayo nayimaraho amezi 12 akurweho. Reka tubirebe muri kano gace ka 7 kaho bati iyo amezi 12 arangiye, umuyobozi w'ishuri cyangwa umuyobozi w'ishuri wungirije atarabona kandi kazi mu butegetsi bwa leta, avanwa ku rutonde rw'abategereje guhabwa akazi, agahabwa imperekeza hakurikijwe amategeko abigenga. Ndumva ahangaha rwose bahise banzura uko bizagenda. Ni ukuvuga ngo iyo amaze amezi 12 ari kuri rwa rutonde, icyo gihe ngo iyo arangiye, urumva ni ya waiting list imara umwaka umwe n'ubundi, ngo iyo irangiye wa muyobozi atarabona akazi, icyo gihe ngo ahita avanwa kuri urwo rutonde, hanyuma agahabwa imperekeza bakamusezerera hakurikijwe amategeko abigenga.
ngira ngo rero nta gushidikanya, birumvikana ko umuyobozi uzaburirwa umwanya byanze bikunze, uzabura icyo akora bazabanza muhembe 2/3 by'umushahara yaragezeho, hanyuma bayamuhembe mu gihe cy'amezi 6, noneho namara kurangira agume kuri waiting list, umushahara bawuhagaritse, noneho ya waiting list n'ita agaciro bahite bamuha imperekeza, hanyuma akazi ke kabe karangiriye aho ngaho. Ngira ngo rero ni ibingibi umuntu yavuga ku bizakurikiraho nyuma y'abayobozi b'ibigo by'amashuri ndetse n'abarimu batabashije kuzuza ibisabwa. Ndumva amakuru nabagezagaho nayo ngayo, tuzasubira ubutaha, murakoze.